Wari ubizi ibi? Dore ibintu 10 bishobora kugutangaza. Burya ubuki ntibwangirika, bushobora kumara imyaka ibihumbi bugifite ubuziranenge ku buryo ushobora kubukoresha. Ese wari uzi ko inyamaswa yitwa octopus ifite imitima 3? Iyi nyamaswa iba mu mazi kandi nta magufa igira, ikaba ibarizwa mu muryango w'inyamaswa witwa molluscs, kandi ifite imiterere itangaje rwose. Ubururu bw'ijuru si ibara ry'ikirere, ahubwo buterwa n'ukuntu urumuri rukwirakwira. Mu gihugu cya Australia hari ikiyaga gifite ibara rya pink. Ese ibi byo wari ubizi? Inyenyeri zimwe tubona nijoro zishobora kuba zarazimye kera, ariko urumuri rwazo rukaba rukiri mu rugendo. Buriya umuneke urimo ikinyabutabire cya potassium nkeya ituma ugira radioactive nkeya cyane idateje ikibazo. Ubwoko bw'amafi manini bwitwa shark bwabayeho mbere yuko ibiti bibaho. Ibi byo wari ubizi? Umutima wa blue whale iyi ikaba inyamaswa nini cyane kurenza izindi zose ku isi, ubupima ibiri 180. Venus niwo mubumbe ushyushye cyane kurusha indi yose muri solar system ikaba iherereye muri galaxy ya Milky Way. Iyi galaxy ya Milky Way niho isi iherereye. Ese wari uzi ko hari amazi menshi munsi y'ubutaka kurusha agaragara hejuru y'ubutaka? Ni iki kigutangaje muri ibi? Andika muri komenti ikigutangaje muri ibi, kandi wibuke kujya kuri uru rubuga urebe n'izindi video nziza. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva.